Muvandimwe rero tugiye gusengera muri Zaburi ya 6. Wowe ufite ibyaguhutazaga, wowe ufite ibyakurwanyaga, wowe ufite ibyari byaragambiriye kukugirira nabi, uyu munsi ibyo byose bigiye gukwira imishwaro mu izina rya Yesu. Haleluya. Uwiteka ubane natwe, Uwiteka twongera imbaraga, Uwiteka twongera umurava, kandi ubuntu n'amahoro biva mu ijuru bibane natwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Zaburi ya 6 guhera ku murongo wa 2. Uwiteka ntunyahishe umujinya wawe, kandi ntumpanishe uburakari bwawe bwotse. Haleluya. Uwiteka mubyeyi mwiza, ndakwinginze ngo umbabarire ibyaha byanjye. Ndakwinginze ngo mbabarire gukenerwa kwanjye kose, mbabarire ibicumuro byanjye byose. Uwiteka nakwinginze ngo unyeze, Uwiteka nakwinginze ngo ntunganye, Uwiteka nakwinginze ngo ntumpanishe uburakari bwawe, ntumpanishe umujinya wawe. Uwiteka nakwinginze ngo ubwiza bwawe n'ubuntu bwawe bibe kuri njye mu izina rya Yesu. Uwiteka mbabarira kuko ntumiranye, Uwiteka nkiza kuko amagufa yanjye ahinda imishyitsi. Uwiteka nakwinginze ngo ungirire ibambe, Uwiteka nakwinginze ngo ntunganye, Uwiteka nakwinginze ngo umpembure mubyeyi mwiza, umpemburishe ubwiza bwawe, umpemburishe ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Uwiteka uri Imana y'agakiza, ijambo rye namwira ngo umwami Yesu ni isoko y'ubugingo. Uw'isoko igezeho yongera kugira ubuzima buzira umuze, uw'isoko igezeho yongera kugira amagara mazima, uw'isoko igezeho ikibi kirahunga, indwara zirahunga, ibi byose birahunga mu izina rya Yesu. Ni mpamvu nkwinginze Uwiteka ngo umpembure, ni mpamvu nkwinginze Uwiteka ngo umbabarire Nyagasani kuko numiranye. Uwiteka nakwinginze ngo unkize kuko amagufa yanjye ahinda imishyitsi, umutima wanjye nawo uhagaze cyane. Nawe Uwiteka uzageza he kubikundira? Uwiteka nakwinginze ngo ukundire ikibi kuba ku bugingo bwanjye. Uwiteka nakwinginze ngo ntukundire umubi kuba ku bugingo bwanjye. Uwiteka nakwinginze ngo ntukundire abapfumu n'abarozi guhagarara hejuru y'agakanu kanjye. Abo ngabo izo nkozi z'ibibi bakwiriye imishwaro mu izina rya Yesu. Icyahagurukiye kundwanya, icyahagurukiye kuntoteza gikwiriye imishwaro mu izina ry'Umwami Yesu Kristo.